barantangira bankubita agafuni ku munwa amenya bagukubita agafuni ku munwa amenya avamo amenya atanavamo cyangwa uko amenya aricyo mbiziho ni dosiye imaze igihe ngira ngo wabaye mu kwezi kwa 9. Ikibazo cyanje ni ikibazo nagiranye n'umugabo ndi kuburanira abana impano gitifu arabizi na gitifu w'akagari na meya arabizi namugezeho ariko bundi mwarasezeranye abana batatu no twasezeranye ariko ubwo butaka ni sekuru wari warabubahaye nk'impano niba ari ibyo ngibyo bigaragara ko uwo yaguze ubutaka butarebwe icyo kibazo nyakubahwa gitifu w'umurenge genda ukijyemo mukora inyandiko zisobanutse mufatanye mushingiye kuri izo ngizo uwo yaguze ubutaka ni n'ikibazo gishaje mu nzu mwaraburanye se uratsindwa utsinze uwo muntu basaba imbabazi none ikintu cyatumye nsubira kongera kumurega hari ibidodoke nari mfite mu rugo yabitemagura none yabirambe gitifu genda mwandike amazina ye ukurikirane ibyo bidodoke bye mu mwanya mwiza wa morali turi gusoza ariko mbere yuko tujya muri morali abantu bagiye kubaza ibibazo egereze mikoro nitwa neza Sipesiyo wo mu murenge wa Musanze akagari kagaruka mu mudugudu wa Kangara kuri 19 z'ukwa 9 uwo ni wo muri Musanze kuri 19 z'ukwa 9 natasha kumugoroba mura n'abagore batatu n'umugabo bitwa Hatuma umugore wa mbere ni uw'amahoro Botansi na Hatuma n'uzamukunda na Nyiramagambo Vestina barantangira bankubita agafuni ku munwa amenya bagukubita agafuni ku munwa amenya avamo amenya atanavamo arangije kuvamo ubwo nagiye mu bitaro abaye nk'ejo bamushyikiriza ubuyobozi gitifu w'akagari ayenze ni mu bitaro aragenda amukorera raporo imurenganura ngende mu bitaro ubwo naje gutaha nsanga abo bafatanyije kumubita bo baratorotse arabashaka arababura birangira mudugudu yanditse urupapuro arasinya ko barangije gutoroka ko ntabafite mu mudugudu na gitifu arabyakira abiteraho kashi bijana hariya ndakomeza wagiye gutanga ikirego se uvuye kwa muganga naragitanze no kwa mudugudu gitifu w'umurenge yaje kubimenya araza akoresha inama mu nteko y'abaturage bamuha ibitekerezo ukuntu byagenze arabafata arabizanira hariya barabafunga barangije kubafunga bamazemo kabiri abarabarekurana b'abagore batorotse birangira bagarutse none sahizi ngizi banari kumpiga nta nzira zo watanze ikirego se muri ribu naragitanze barwohereje mu rukiko ni ukuvuga ngo ikibazo bacyohereje mu rukiko bacyohereje mu rukiko ariko abo bantu banari kunshaka kuko n'abatorotse ikirego cyaratanzwe mu rukiko biri mu murongo mwiza n'amategeko azubahirizwa sibyo kibazo ariko banari kunshakisha amakungoro ari banantangiye abantu nimugoroba gutangira bashaka gukuruza umutekano bantangiye kubera uwo Hatuma we yanaje afata amacenjwe ayanduruzaho abantu bari kureba none umugabo wanjye aragiye kumufata baravuga bati mubamureke kuko bashaka kuzibangatanya iki ibimenyetso abo bantu bari bahari banari benshi ni ikibazo mfite murakoze banyakubahwa kugira ngo wenda icyambere icyo cyo byaba ari urugomo rubisaba yuko turabikurikiranira hafi turabo bafite urugomo ariko nagira ngo mbaze avuze ko yatanze ikirego abantu bakabafata bakabafungura then igihe ikirego cyagiye mu rukiko bohereje ikirego abantu babafunguye uko amenya aricyo mbiziho ni dosiye imaze igihe ngira ngo wabaye mu kwezi kwa 9 niba ntibeshye mu kwezi kwa 9 dosiye rero yarakozwe ubugenzacyaha bwarayikoze ishyikirizwa ubushinjacyaha nk'uko bivuze bwayiregeye urukiko
ahubwo icyo twareba ni ukumenya ngo ibyo bishyashya biri gukorwa byakurikiranwa biti. Aho dosiye yarakozwe nawe arabizi kandi biri mu nzira zo gukemura. Murakoze. Gusa ntabwo byagenda gutyo dore special. nk'uko byumvise ikibazo kiri mu rukiko kandi ubugenzacyaha bwakoze akazi kabwo sibyo. Ikirego cyaratanzwe, urategereza ko bazaguhamagara kugira ngo ujye kuburana, ahubwo niba hari ibindi byaha bishyashya birimo ubwo rugomo bashaka kugukorera, ibyo nabyo birakurikiranwa ukwabyo sibyo, yaba RIB ndetse na polisi. N'ibikurikiye rero nabyo barabikurikirana barebe ko niba bakomeje kugira imyitwarire yo guhungabanya umutekano wawe nabyo bari buze kubikurikiranwa. murakoze kwa Nyiranshuti Erina. Wowe ufite Erina? nkaba ntuye mu mudugudu wa Bazizana, akagari ka Nyonirima. Ikibazo cyanje ni ikibazo nagiranye n'umugabo ndi kuburanira abana impano. Gitifu arabizi na gitifu w'akagari na meya arabizi namugezeho, kugeza na n'iyi saha nta kintu bari bankemurira kandi urubanza nararutsinze. Damu turakizi nayo kese igiye guhura nka undi wa mbere, tujya kurangiza urubanza tugasanga umugabo ubutaka UPA yaragurishije yanditse ku undi muntu. Yabikoze nyuma y'abatsindiwe wese kandi hagaragajwe ubutaka atsindiwe ubwo ari bwo. UPA irimo niyo procedure yabugurishije bikiri mu nkiko. Yabigurishije bikiri mu nkiko? Murebe umurimo usimbura uwo wasigaranye. Uwo mugabo nta murimo yasigaranye, ahubwo ubwo butaka aragurisha undi muntu abantu baramufasha kumuhinduriza, ariko uyu mudamu aracyaburimo. Aracyaburimo? Yego. Nicyakenewe ni iki ni UPA? Ni UPA kugira ngo ubu mwandike. Ariko bimeze mama? Niko bimeze umurima urawufite? Ndawufite nani nje uhinga gasahize. Ikibazo nuko nta cyangombwa ufitiye. Ubwo butaka yarabugurishije, ubwo yabugurisha undi muntu anamufasha kumuhinduriza mu buryo bwemewe n'amategeko. Kandi uyu mumama kiburimo? Aburimo, ariko aburimo atarimo. Igihe icyo ari cyo cyose yabumukuramo. None kuki uwo mugabo mumukuru mubwire ko yaguze ibitari iby'uwo yaguze nawe sibyo, amusubize amafaranga ye sibyo. Ariko ubundi mwarasezeranye? Abana batatu no twasezeranye, ariko ubwo butaka ni sekuru wari warabubahaye nk'impano. Murakoze. Ikibazo cy'uriya mudamu yahuye n'ikibazo cyo kumurora n'impumyi, ntabwo areba, ariko noneho umurima ni sebukwe wawumuhaye atarapfa. Aramubwira ati rero uyu murima uzatunga abana. Bigeze nyuma umugabo aramuta azana undi mugore, uwo mugore azanye ubu bari kumwe, amuca inyuma arabugurisha ubwo butaka. N'iriya minsi nari navuze ngo uyu mudamu nk'umuntu w'inshuti y'umuryango ko nzamuherekeza kumukuzanira. Ngize amahirwe rero nawe yabyibanije, mwadufashe mugakemura ikibazo. Ni ukuvuga ngo umugabo yagurishije n'umurima utanubu, sebukwe yari yamuhaye ngo uzamurerere abuzukuru. Ayo masezerano nta gaciro akwiye kugira, kubera ko ni ukuvuga ngo si uwo mugabo yaciye inyuma awiyandikishaho ko ari uwe, kandi n'ubwo ari warahawe umugore we. Uyu kese ukuntu imeze, uyu akimara guha abana bo umurima, sebukwe yarapfuye. Akimara gupfa we na mushiki we barazungura. Bazunguye ni umugabo we na mushiki we. Bakimara kuzungura, ariko bari kuzungura ibyo sebukwe asigaranye cyangwa ibyo se yasigaranye ibyo yatanze ntabwo bari kubisubira. Koko ubwo butaka bwe kubera ko urumva ko
mu byo bagombaga kuzungura ntabwo harimo ubutaka ise waba yari yarahaye umukazana kugira ngo babwandike ku bana ko barazunguye amaze kubuzungura. nta nyandiko mbese yari yaguhaye madamu? inyandiko uyifite? iyo nyandiko niyo yatumye utsinda? niba ari ibyo ngibyo bigaragara ko uwo yaguze ubutaka butarebwe. icyo kibazo nyakubahwa gitifu w'umurenge, genda ukijyemo mukore inyandiko zisobanutse mufatanye mushingiye kuri izo ngizo uwo yaguze ubutaka aragura. sibyo? ni n'ikibazo gishaje bidashingiye no ku myanzuro yindi. sibyo? afite inyandiko ya nyise uko yamuhereyeho, bivuze bagombaga kugabana. uriya mumama aravuga ko ayifite, muyisesengure muyirebe, n'abagabo bari bahari, abaturage barabizi. sibyo? mushingiye kuri ibyo mukora raporo, mushingiyeho noneho musorongo mukurongo mu murima cyangwa se mutesha agaciro nicyo cyangombwa, noneho nacyo mujye kugishyiraho n'ukaviyete. murakoze cyane. ejo uriya mumama batazamukura no mu nzu cyangwa n'ubwo butaka, kandi umva ko mu buryo bagombaga kugabana nk'abazungura ba sebukwe ntabwo harimo ibyo yari yaratanze, cyane kuri yagaragaza ko afite inyandiko n'abaturage kandi bagira bate babizi bagurishije itari ibyabo. noneho nubwo waguze mumubwiye ko agomba kugira gute, agomba gukurikirana uwo yaguze nawe akamusubiza amafaranga ye cyangwa akamuguranira ahandi. witwa nde? nitwa Nyiranziza Florine. ubwo nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyagisenyi, akagari ka Nyumirima, umurenge wa Kinigi. njyewe ikibazo mfite ni icy'amakimbirane ko mu rugo rwanjye. wibana kuva muri 1997 nasigaranye abana ubutaka umutware wanjye yari yaransigiye ndabubaha bakabuhinga, ariko ntibumve ko bangagurira. ikindi kibazo mfite, ariko se nk'uko nabivuze, gitifu w'akagari cyangwa n'umurenge mwigeze bakimenya? iyi barabizi kuko nigeze ngera no mu muryango na perezida w'umuryango. burya gitifu ikibazo barakizi? gitifu w'umurenge arakizi? byagarukiye mu bunzi bwo ku kagari. ku bunzi mwaraburanye se? uratsindwa? utsinze uwo muntu basaba imbabazi, none ikintu cyatumye nsubira kongera kumurega, hari ibidodoke nari mfite mu rugo none yabiranduye. yabiranduye n'ubwoba. ejo bundi gitifu w'akagari nawe agende arebe ibyo bidodoki baranduye, amenye n'impamvu yabiteye. sibyo? gitifu wawe yarari? gitifu genda mwandike amazina ye, ukurikirane ibyo bidodoki bye n'impamvu umuhungu we abiranduye. nitwa Pelagiya Nyirahabimana, ntuye mu mudugudu wa Rugarama muri Kivugizi muri Nyange. nabaye aho ngaho ngiye kubona ari nk'iki gihe mbona umuyobozi w'akagari araje ngo nimbe mwiyunze mu nzu yanjye. tusinyibire mwiki ngo yibemo tuyisenye, nimuyisenya ndaje he ngo turaja kugukondesheza, tuzakubakira inzu imeze neza irimo isima. ndaba mu nzu yanjye masi n'urwawe ndinoye ko nagugeze. si iki kibazo bwo bwa mbere kibajije mama? mbaraga ndakibaza, bansubize yuko bazanyubakira, nibatanyubakira bajya ngo bazampa amabati ganje. amabati baragapakiye n'ibiti barabipakira n'ubwondo aha baturanye. ibyo narahebye, baragukodeshereza uyu munsi. oya, mbanaga n'umukazana wanje none yaragiye kubera ndimwe.
kubera ko ko niwe none yaragiye mukazana wawe yaragiye agusiga mu nzu wenyine yaragiye nyine ko ntashaka kubana nanjye yagusize mu nzu wenyine se umugabo wawe yarashaje nyine ndibona umukazana wawe yaragiye umuhungu wawe se wari umuhungu wanjye sinone yagira gutaka amabati banza usubize umukazana wawe yagusize mu nzu n'umuhungu wawe umuhungu wanjye ni nakarara ncumbitsemo kabaga mu rugo nakarara ucumbitsemo abagaye aba mu kararo kandi ubuyobozi bwari bwemewe kukubakira mu gihe butari bwakubakira buragukodeshereza barangondeshereza aho ngaho utuye oya abangondeshereze kuko barambwiye ngo ninyivemo baze kungondeshereza hanyuma ni leta mbese ngo ntiyavuze kuko ni mudugudu w'akagari niyo wambwiye ngo reka wanze kujya aho bagukodeshereza oya nabayemo bageze bajyanga amafaranga garanangiye ngo ningende tisinara ko mutambaye amabati ganje n'ibiti ugenda reka none ndagikurikirana mbaze gitifu w'umurenge wa Nyange numve uko ikibazo cyawe kimeze tukishakira igisubizo kuko numva ikibazo cyawe umaze kucyakira birenze rimwe sibyo kandi ngira ngo ikibazo kinahari nuko nta n'ubutaka ufite wabona aho kukubakira siko bimeze mu mikoro avuga oya ndabona buzaho banyubakire reka turagikurikirana bakivugana na gitifu wa Nyange turebe nyamuneka mugiye konde gukuru harya umudugudu wawe n'uwuhe ni Rugarama rwose turagisubiza turakivugana Rugarama kivugiza Nyange urakoze Peraje turagikurikirana ndakivugana nawe rwose umuturage w'umutinigi amazina ni Mukapasika Dorothea mu kagari ka Kaguhu umudugudu wa Kabeza ikibazo mfite nicyo umuntu wadufungiye inzira y'urubibe arayifunga yitwaje ngo ni uko umurima ari uwe icyo kibazo nakigejeje ku munyamudugudu aragisuzugura ntiyagikemura arambwira ngo azabwira gitifu ngo azagikemure namubwira nti njye nyandikira urupapuro nigireye aravuga ngo nzamukubwirira gitifu w'akagari naramwihamagariye aravuga ati nsanga ku kagari gitifu namusanzeyo kuri tariki 10 z'ukwa 10 ikibazo ndakimubwira arambwira ngo azagikemura ubwo Musa ndamubwira nimbwira umunsi arambwira ati nta munsi ndaguha dufite akazi kenshi uzabona nje ndongera nsubu ntabwo araza na n'ubu ntiyari yaza reka tumusabe ari hehe gitifu ntabwo yaje arya ngo turutse muri murenge mu kahe kagari ka Kaguhu na hano ku murenge narahageze ku muyobozi ushinzwe imiyoborere myiza n'umunyamabanga wa gitifu namugezeho nta muntu wari wangera gitifu ni wowe ntabwo wagiyeyo gitifu naje kumureba ku wa 4 barambwira ngo ari mu nama kuri Kampala reka dusabe ejo mu gitondo aze kukureba murakoze sibyo murakoze amazina yawe nitwa Nyirakamanzi Tereza Nyirakamanzi Tereza utuye mu kagari ka Kampanga mu kagari ka Kampanga muri Rutingo umudugudu ni Rutingo ikibazo mfite hano ni icy'umwana wanje nibyariye ariko ikibazo twakira ni ikibazo cyaba cyarageze ku kagari ntibakibonera igisubizo ku murenge ntibakibonera igisubizo uyu munsi no ku karere kikaba kitaraboneye igisubizo kikaba kigiye kugezwa ku ntumwa za rubanda cyangwa se kuri nyakubahwa depite turi kumwanga cyageze ku mudugudu ku kagari ntikiragerayo twagusaba ko uza kureba ujya kureba gitifu w'akagari akakigufasha hereza mikoro gukurikira tugizwe n'Imana Gratien ndi umukozi wa kampani yitwa Beyond the Glorious Experience ikora ubukerarugendo bushingiye ku muco ikibazo dufite kuri ubu nakita inyibutse
inyibutsa kuri kwibutsa dufite ikibazo cy'umuhanda mubi uherereye muri uyu murenge wa Kinigi mu kagari ka Bisoke mu mudugudu wa Bunyenyeri. Ni umuhanda mubi cyane ubu ufite hafi kilometero 2 ariko imodoka ahantu ujye abakerarugendo basiga imodoka uyu wa mudugudu kuza nawe unyuzemo ugenda usiga uparika imodoka niba kwishyira hamwe cyangwa koperative ukabona kuzamuka Rusoke. Bamwe bahita kwa Mukecuru ujye uhagenda nk'isaha yose. Umuhanda mu buryo rwose uwo muhanda ubangamiye ubukerarugendo, abaturage bahatuye n'abashoramari mu buhinzi. Hashize nk'imyaka igera kuri 6 mwaratwemereye kuwukora ariko twarategereje turaheba. None rero banyakubahwa banyagorana Imana n'u Rwanda, twabasabaga ese birashoboka ko kuri ubu mwaduha icyizere ko umuhanda mwazadufasha ugakorwa ko tubangamiye biteye ubwoba. Kimwe n'ibyo dufite ahandi hatandukanye, ntahabwo nahura n'uriya uturuka Gataraga ukazamuka ku kagari ka Gakoro ugakomeza ku murenge wa Shingiro ndetse na Rwanda Rushya, nawe murabona ko ni umuhanda mubi. N'indi rero murakoze, nitwa Mukarure Manyesi, tuye mu mudugudu wa Rugi akagari ka Kampanga. Ikibazo cyanje ni icy'amashanyarazi. Icy'amashanyarazi yego bimeze bite? Badushingiye amapoto ariko twategereje uburyo ki twabona insinga ngo ducane nk'abandi turaheba. Urakoze cyane. Ejo twari kumwe n'umukozi wa REG ku karere, umuyobozi wa REG ku karere atubwira ko icyo kibazo bitarenze ukwezi kwa 12 ibyo bibazo bazaba babikemuye. Urakoze. Hanyuma dusoreze kuri uwo nguwo, noneho twakire ya miryango yagize uruhare mu kurinda cyangwa kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina no kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Tukaba twayitabiye. Ikibazo cyanje mfite ni cya mituweli. Ukifite ikibazo cya mituweli? Yego. Amazina ninde? Ikibazo mituweli byagenze bite? Nitwa Bizimana Barumvira Emmanuel. Bizimana Barumvira Emmanuel. Barumvira? Yego. Emmanuel? Yego. Ikibazo cyane mfite ni cya mituweli. Papa yaradutaye, yasoze abagore 2, yatanye na mama amutana ikibazo cyo kutumva. None nije musore mukuru mu rugo yasize, none najaga kumurega mbwate papa waduteranyije amafaranga naco ngakorera dukeya unubwo n'ubura ikiyede n'ibyo 3 kizigamaga mo 2,000 ngahamo ngirije. Ukaneza tutsamwe twumva. Ikibazo nuko ya papa wanyu yabatanye na mama wanyu. Yego. None uyu munsi mugiye gutanga mituweli, ntabwo twayishura n'ubwo mwaka twara mudeni natwishurira mituweli aranga. Mwese kuki mutayishura kuri umusore? Nje turabakene mu rugo ntabwo twishura. Oya uretse uri umukene, umuntu w'umusore saba umukene. Nje gukora ikiyede naje muri koperative kavuga ati nzagura amagatara ziri cyari ya niteze imbere nk'abandi. Nyine icyo kiyede ukora ntabwo cyabyara mituweli. Cyabyara mituweli ariko mu rugo turabakene ntabwo twishura. Oya nyine umva, ntabwo umukenere ari umurage. Yego. Mureka twumvikane mwese. Iki ndakivuga mpagurutse. Mureka twumvikane mwese hano. Tubanza twumve ko ubukene atari iki, ntabwo ari umurage. Turagira ngo uyu mujene abanze nigirire n'icyizere. Urushinge Emmanuel? Yego. Bizimana? Yego. Banza wigirire iki? Icyizere. Yumve ko nawe ugomba kuba iki? Umukire. Yego. Kandi ufite iki? Amaboko. Yego. Uyu munsi uragenda ugakora ikiyede. Yego. Ni 2,000 bingahe baguhemba? Ni 3. 3,000 ukarya wenda 1,000 akaba ari cyurya. Ibintu bizigamye mu minsi 20 ntabwo wagize 40,000. Kubera ko buretse kubera ko ngo utayihinganye ntabwo agira ate ntayishira. Banza wiziri ku mukanda mu mezi 2 abanza 40 bizigame ku kwezi cyangwa 30, none mu mezi 2 ugira 60 ugura iki
cy'ingurube inzu y'inegisi mu rugo ibyo mbikesha mukecuru umuha amashyi rwose wubatse inzu ya annexe y'amabati y'amakuru ye hano mu isoko y'amabati y'amakuru irasakaye ariko nayo iraturaga iragutura no kubera guteza kuva irava nacyo mabati ushobora kuzongera ukabona irindi aho irivuka risimbuza sibyo rwose ndagushimira uzakorera irindi naryo urisimbuza ariko ndakugira n'inama yo kugira gute yo kudashyira imbaraga zawe mu kubaka sibyo ahubwo ari ukabanza ukayashyira mu kintu kibyara iki inyungu noneho nyuma uko inyungu yiyongera ukazabona gutekereza ibyo kugira gute ibyo kubaka ufite imyaka ingahe 21 navutse 2000 kandi 21 urumva rero birimo biragira gute biraza ahubwo biraza ariko iyo ngiye kwivuza ku bitaro nkabereka indangamuntu ya original y'ino dorere ya pirate ni photocopy iyo ngiye kwivuza hara ku bitaro ntabwo bamvura kubera mituweli n'imyirondoro yanje bayanditse nabi n'imyirondoro banditse nabi cyangwa ni ikibazo cy'uko utafite amafaranga yo kwishyura ntabwo ubu ni ikibazo cy'imyirondoro wenda kuko yo kwishyura yo wagira ute wayabona imana yamfashije nkaronka neza ahubwo tugusabire kugira ngo imana igufashe ugira ute uyaronke ahubwo icyo ngicyo cy'uko imyirondoro yawe itameze neza turasaba gitifu w'akagari kugira n'uwo murenge kugira ngo bagufashe ikibazo cy'imyirondoro yawe bagikosore sibyo ariko uyu munsi wongere gufata mikoro uvuga kuri iki uri umukene ku myaka 21 kubera ko ubutunzi buri mu maboko yawe murakoze cyane ndabashimiye murakoze mwese murakoze cyane munyemerera abaturage dushimira ubuyobozi ku bibazo bamaze gukemura twinjira mu mwanya wo gutanga serivisi turatumira Nkuru Nziza Eric yigire hino na Diane noneho duhamagara ubuyobozi budufashe kubashimira kuko bagize uruhare mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu by'ukuri nababwiye ngo buri wese uri hano nimba yarabikoze neza yumva yarakwishimwe uyu munsi hagiye gushimirwa babiri ariko namwe ubwanyu natwe ubwacu twumve ko twakagombye gushimirwa uruhare rwacu mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina buri muntu agira icyo avuga ku ruhare yagize mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina murakoze bakwame nitwa Nkuru Nziza Eric nkaba mpagarariye inshuti z'umuryango z'umurenge wa Nyange mu by'ukuri inshuti z'umuryango ni umugore n'umugabo batorwa mu midugudu yose igize igihugu cy'u Rwanda bashinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu miryango cyane cyane by'umwihariko ihohoterwa rikorerwa abana ni muri urwo rwego rero muri iki gihe iyi kampeni ibaye kuva mu kwezi kwa mbere dufite abana bageze muri bane bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi iryo hohoterwa barikorerwa bari munsi y'imyaka 10 bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bafite imyaka 9 undi afite imyaka 7 babiri n'abafite imyaka 7 undi ufite imyaka 9 undi ufite imyaka 16 iryo hohoterwa rero ni muri urwo rwego twabashije kuja iyo baguhaye amakuru cyangwa se baduhaye amakuru tubasha gukurikirana ihohoterwa ryakorewe umuntu tukamukurikirana ahantu hose ari mu mudugudu ari ku kagari ari ku murenge ari one stop center kuri Isange tugakurikirana tukamenya ko icyo kibazo cy'uko cyakiriwe cyane cyane izo nzego zo zirabizi duhora twirukankana n'abagabo kandi noneho abo bana bari gukorerwa iryo hohoterwa bari kurikorerwa n'abagabo abagabo bafite imyaka 30 kuzamura agafata umwana w'imyaka 7 muri iyi minsi nyakwa meya dufite mwarabyumvishe dufite akana kafashwe gafite imyaka 7 barakangije ibyavuyemo wenda mwarabyumvishe uwo n'umwe ejo bundi nabwo dufite undi mwana wafashwe na mugenzi w'umunyeshuri
nawe afite imyaka 7 n'icyo numva nyakwa visi meya bose barabizi. Ejo bundi dufite n'undi wafashwe nawe w'umunyeshuri ufite imyaka 16 afatwa n'abasore babiri, abo ngabo nyakwa meya baracitse. Dufite n'undi mwana wafashwe nawe afite imyaka 7, ubwo ni 4 afite imyaka 7, ariko tuzakurikirana iperereza ryakozwe riza gusanga yarafashwe n'umwe mu muryango wabo, ariko bya bindi byo kujya gupimisha cyangwa se gukurikirana ko umwana yafashwe babimenya hasize icyumweru ari umwana afite amashira, nibwo babimenye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bagiye mu bipimo cyangwa ibimenyetso ntabwo sinzi uburyo one stop center cyangwa ibitaro bishobora kumenya, kubera ko baba bamukarabije ibimenyetso byasibanganye, ntabwo bashobora guhita babibona. Rero uwo nguwe ubwo ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha bwaramurekuye, ariko mu by'ukuri urasanga icyaha yari yagikoze, ariko ibimenyetso bibuze kuri RIB cyangwa se ku bitaro, ubwo umuntu aba afunguwe by'agateganyo. Avuga rero nyakubahwa meya, nk'uko bisanzwe twihaye inshingano muri iki gihe zo gukurikirana umuntu uwo ari we wese ukekwaho gusambanya umwana, cyane nk'abantu bakuze barabasambanya, ariko tugomba gukurikirana bariya bantu basambanya abana. Bari kuza kwibutsa ko nyakubahwa meya ba diregiteri b'ibigo bakurikirana, bajya bakurikirana aba bana ku mashuri n'abarezi babo, kuko n'ubundi nibyo dushinzwe. Ntabwo twe turabakorerabushake, ariko dushinzwe kurinda no kurengera umwana. Bavuga rero ngo nashima abateguye kuba barabonye imirimo twakoze, barayizi, dufatanya umunsi ku munsi n'akarere n'umurenge, one stop center, polisi, RIB. Aba rero ngewe mu by'ukuri nabashimira igikorwa cyiza baduteguriye no kudushima. Turarushaho rero iyo bagushimye, burya nawe imbaraga ziriyongera, cyane cyane ko hariya mu miryango turi mu baturage, iyo utunga agatoki amakuru y'inshuti z'umuryango n'ibanga. Iyo rero utunzwe agatoki ko hari umuntu wafashwe, n'ubundi hari hagati mu miryango tubakureba nabo, ariko nta kundi byagenda, tugomba kurwanya ririya hohoterwa rikorerwa ku gitsina. Murakoze cyane. Mwiriwe neza, murakoze cyane nyakubahwa, n'abandi mwese muri hano. Ntabwo ndavuga ibintu byinshi, ariko nitwa Ugiriwabo Kriza Diane, umubyeyi w'abana 3 n'abandi 5, mbere Marayika Murinzi. Ntabwo ari no muri urwo rwego natoranyijwemo, ntabwo ari njye ubikora, ariko ni Imana ibikorera muri njyewe. Navuga ngo abana bahohoterwa mu bigo bitandukanye, ntabwo ihohoterwa bakorerwa ari ryo ku gitsina gusa, bahohoterwa n'uburyo buri emotional. Hari uburyo baba batarenzwe, hari uburyo batabwa amarangamutima yabo agapfa. Ni muri ubwo buryo rero twagiye dushobozwa abo twabonye kubazana mu muryango. Aba bana kuri ubu nta bikomere bafite, barakuze, barize. Muri abo 5 harimo n'uwarangije uburimikazi. Navuga ngo nyakubahwa meya, nasaba ko nyuma y'ubukangurambaga bwabaye, nazanapanga ubundi bwo gushishikariza abantu gushyira abana mu miryango no kwita ku mwana wese, yaba uwo muhuye mu nzira, yaba uko ubonye umwana ukumva ko ari umwana koko, nubwo utamubyaye, ariko ukumva ugomba kureba umutekano we. N'abitsi y'abantu ba Marayika Murinzi wasangaga nabo ahubwo bakeneye abababera ba Marayika Murinzi. Navuga ngo nyakubahwa meya, ubusabe bwanjye ni uko habaho ibiganiro cyangwa ubundi bukangurambaga, ku buryo n'abandi bantu, sinzi ijambo nakoresha nabyita, kugira ngo ntibigire aho bihutaza ntabwo nk'umupolitisi, ariko navuga ngo nk'abantu basa nk'abifashijemo, nabo bagira uwo mutima wo kugira uko bagirira neza abana, n'uko babarera nk'abana babo, no kubahereza hope ya future, kuko nibo Rwanda rw'ejo, nibo bayobozi b'ejo, nibo mwebwe b'ejo. Rero nasabaga ko inka iri hano, nyakubahwa meya,
mukitugerezeho kandi muzanabidutegurire, muduhe umwanya tuganiriza ababyeyi bagenzi bacu nabo bagira umutima wo gushyira abana mu mago. Ni byiza, ni umushinga udahomba nubwo ubikora nta nyungu ufitemo, ni ibintu dukora tutabiteganyamo igihembo, nta nubwo tubikora hari inyungu yindi dufite, ariko inyungu tubona ni uko tubona abana bacu babaye bazima, abana bacu batari bafite ibyiringiro bongera kugira ibyiringiro. Navuga ngo rero turabashimira ko mwatugiriye icyizere mukabaduha igihe twabasabye, kandi dushimira Imana ko nabo batatwononekaye babaye abana bazima. Ndavuga rero ngo ababyeyi bagenzi banjye, namwe mukurikire iyo nzira, mutabara abana tubarinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose, nubwo twibanze ku ry'igitsina gusa, ariko n'ibindi tujye tubitekerezaho. Murakoze cyane. Dushimire aba bavandimwe, aba babyeyi babaye aho benshi muri twebwe tutabashije kuboneka. Mumwe tubashimire namaze. Numvise umurimo udasanzwe bakoreye imwe mu miryango itugize, bamwe mu bavandimwe bacu. Uyu munsi hakaba hari imiryango yabashije gukemura amakimbirane, hakaba hari abana babashije kwibona mu miryango barakura, nk'uko tubihawe mu buhamya, ndetse bamwe bakaba bararangije n'amashuri yisumbuye. Kumva rero ni urugero rwiza baduhaye, ariko noneho twongera no gushishikariza imiryango kutihutira kujya mu manza, ahubwo kugana uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro, binyuze mu buhuza, ya miryango dufite, b'abaturanyi dufite, bakadufasha gukemura ayo makimbirane. Kuko n'ubundi bigera mu manza, ariko n'ubundi mu nkiko, ariko n'ubundi bikazongera bikagaruka mu miryango, kandi noneho bikaba byarahungabanyije abana, byaratangije imiryango mu buryo bugari. Tugasaba rero ko twajya dushakisha uburyo dukemura amakimbirane mu miryango tunyuze hehe, tunyuze mu buhuza. Reka rero ngere mbashimire uburyo mwitabiriye muri benshi. Reka dushimire mwe mwese mwagize uruhare kugira ngo uyu munsi ube wagenze neza, byaba kandi urubyiruko rwatanze ikinamico, byaba itorero ryatubyiniye, byaba impanuro twagejejweho na nyakubahwa depite batuganiriye kuri uyu munsi. Mwese turabashimiye, kandi dusabe ngo inama zatanzwe ze gusigara hano, ahubwo buri wese zimufashe, twese zidufashe gukemura amakimbirane mu muryango, twese bizidufashe gushishikariza abo duturanye nabo, abavandimwe, guteza imbere ubwuzuzanye n'ubwubahane mu muryango, bityo tugire umuryango utekanye kandi umuryango uteye imbere. Murakoze rero, mugire umugoroba mwiza.